Alright, twongeye kubaha ikaze mwese mudukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni Marvin Recover Movie. Nge mugiye kubana ku gafilme kacu k'uyu munsi rwose ni Mr P nk'ibisanzwe. Agafilme kacu k'uyu munsi kiswe Abavandimwe Batatu. Ese byaje kugenda ute kwa bano bavandimwe? Dutangiranye hano rwose n'umujene cyangwa se umusore wicariye mu ntebe ahangaha. Nuko inyuma ye haturuka abakobwa babiri, wa mbere aza ari guhamagara ati Kezi. Umusore rwose baje bari kumuhamagara ati Kezi. N'uyu wa kabiri rwose nawe aza ari kubahamagara ati Kezi. Umukobwa ahangaha yasasa nk'umuntu ugoye mu kantu rwose, aratungurwa kubona uyu musore yicaye ahangaha. Uti Kezi, uri gukora iki ahangaha? N'uyu nguyu rwose nawe yasatungurwa. Rutipe nawe mu kubona aba bakobwa ahangaha rwose yahise nkogwa mu kantu. Ese baziranye aba bantu ko ari batatu? Ese haba hari aho baziranye? Muri ako kanya hahise havayo undi mukobwa rwose uri aho ngaho, umukobwa muto, ahita abwira bano bakobwa ati bashiki banjye rwose mubashe kuba mwahura na sheri wanjye Kezi. Ati ye sheri wawe? Ati rwose muhure na sheri wanjye Kezi. Ese mwaba muziranye? Ati uravuga uyu nguyu ngo ni sheri wawe? Ati rwose yego ni sheri wanjye. Mwaba muziranye hehe? Ati uyu nguyu rwose niwe fiance wanjye mw'iyi minsi, niwe tumeranye neza mw'ino minsi. Ati urasobanura umugabo wacu? Ntabwo abakobwa rwose bari kubyumva, ntabwo bari kubasha kumva uburyo ki uyu musore ari sheri w'uyu mukobwa ari ahangaha rwose byarabacanze. N'uyu mukobwa nawe asa nk'uguye mu kantu. Tipe mu kwikura mu soni bimwe by'abagabo rwose baravuze ati good evening ladies, ati bagore umugoroba mwiza rwose. Ese byaje kugenda ute? Ese wowe n'umutipe ninde? Ese abakobwa ni bande? Muri ako kanya rwose wa mukobwa mutoya yahise amenekera aho ngaho. Alright, tubahaye ikaze rwose ku gasobanuye kacu k'uyu munsi. Ni agafilime keza, ni akanya-Nigeria, umujyi n'uwo nguwo ni Lagos rwose. Nge mugiye kubana munabana umunsi ku munsi. Amazina yanjye ni Mr Gavi, umusobanuzi usobanukiye kandi usobanutse. Agafilime kacu rwose ni abavandimwe batatu bisanze bakunze umukoboyi rwose, nangwa se umuhungu umwe, ariko bose mu buryo batazi. Rero aka gafilime iyi part 1 igiye kutwereka uburyo kibagiye bahura. Batweretse hano rwose umukobwa wa mbere yari ari kuza asohoka mu rugi aho ngaho, umuhungu rwose nawe nahangaha. Nuko muri ako kanya bagihurira mu muryango, umuhungu ahita amumenaho icyo kunywa. Umukobwa ati shit, ibi ni ibiki unkoreye muri kino gitondo rwose? Ati reba uburyo ngize, reba ukuntu nyandurije kanzu, ibi ni ibiki manange ndabigenzane? Rutipa ati rwose sorry madamu, mwihangane rwose madamu, mwihangane. Ati mvaho, sorry barayirya se? Sorry ni ibiki? Sorry iraza kunsubiza ikanzu ko yari imeze? Ati rwose habayeho impanuka, ntabwo ariko nari mbishaka. Ati urandebera ukuntu ngize? Ariko ndebera ukuntu ngize. Abantu nkamwe mugenda mutari kureba wagira ngo ubwenge bwanyu muba mwabujugunye. Ati mwagiye mugenda muri kureba? Ati shit. Umukobwa rwose aritunganya cyane, abwira umuhungu naba amagambo amabi cyane rwose natabasha kuvugira ahangaha. Nuko umusore nawe mujwi rituje ati rwose mwihangane, ntabwo ariko twabishatse, mwihangane rwose, ariko mutwemereye mukatubwira size yanyu twabarebereye indi kanzu rwose. Umukobwa rwose nawe yahise amubwira ati size yanjye ni 10. Hari umuntu rwose, hari abantu badukurikiye batazi size zabo, batazi imyenda bambara rwose ngo niyi. Tipe yahise amubwira ati rwose yakwihangana gatoya, ati rwose ukicara hariya ubundi nkakuzanira indi kanzu wahindura, ubundi tukareba ko ibintu byose byagenda neza. Ati ariko rwose mutubabarire, ntabwo twari turi kubishaka, ntabwo twashakaga ko ikanzu yanyu yandura, ntabwo twashakaga ko ibintu bigenda mwabuno buryo. Umukobwa yahise yicara aho ngaho. Rutipe nawe rwose ahita atoragura ibintu yari amenye aho ngaho, agenda ari kwirukanka kugira ngo abashe kuba yarebera uyu mukobwa uri ahangaha indi kanzu, kuko yari amaze kumumenaho
icyo kunywa yarajyaniye umuntu asa nkaho n'umutipe ari umuseriveri. Umukobwa aramubwira ati ihute, ariko ihute unzanire iyo kanzu ndebe ko nakwivira ahangaha. Ati sike reba ukuntu mba mbaye rwose mwa kino gitondo, mana yanjye imyaka umbyukanye nayo. Nuko umukobwa ahita yicara aho ngaho atangira kwihanagura gake gake. Umujyi wo n'uwo nguwo rwose ni Lagos cyangwa se umurwa mukuru wa Nigeria, kuko kaga filime katurutse muri Nigeria. Ni agafilime keza rwose k'abakobwa batatu bisanze bakunze umusore umwe. Uyu ni umukobwa wa mbere, bari kutwereka uburyo ki yahuye n'uyu musore rwose. Bahuriye mu mpanuka, umutipe yarajyanye icyo kunywa nuko akimena kwa uno mukobwa bahuye ku muryango. Nuko wa mutipe rwose yahise agaruka ati madamu, ati dore ngiyi kanzu ahangaha rwose irahari wareba. Nuko umukobwa nawe rwose ahita yakira ati reka ndebe ukuntu imeze, ubundi rwose mbashe kuba nahindura iyi myenda, iyi kanzu yo nambaye kuko yo already yarangije gusa nabi. Muri ako kanya umukobwa agikuramo ikanzu rwose ahita avuga ati oh it's good, ndagakunze cyane. How did you know my favorite color? Ese ni gute wamenye ibara ryanjye nkunda? Bisa nkaho rwose kano kakanzu umukobwa kishimiye. Umutipe nawe ati nta kuntu nayimenya, ati njyewe nagiye sinze ndagerageza ndareba nuko mfumbaza mpfa kugura gutyo. Ati hariya hepfo rwose hari icyumba cy'urwambariro, uhamanuka ukajya kwipima ukareba ukuntu kameze, kandi uramutse rwose utagakunze wumvishe katakubereye wakamereza nkabasha kuba nagasubizayo, nuko nkagahindura nkakuzanira iyindi, nangwa se tukaba twabasha kujyanayo ukaba wakihitiramo iyo ushaka. Muri ako kanya umukobwa yahise amanuka, nuko rwose ajya mu rwambariro cyangwa se ahantu bahindurira imyenda. Umusore wacu rwose nasigara ahangaha ari kwibaza ati aya mahirwe ra uhakoresha amahirwe rwose. Uyu mukobwa tukaba twabyumvikana kimwe. Umukobwa we rwose nawe uri ahangaha asa nkaho atoroshye, yashatse rwose guprofitira mu kavuye. Batwereka ahangaha tipe arahagaze aho ngaho rwose ni mu karesitora nangwa se mu kabari ukuntu, kuko uyu mukoboyi ni umuseriveri uko bigaragara ko yamenye umukobwa aho icyo kunywa aho yari agiye kukijyana. Muri ako kanya umukobwa wacu yahise aza rwose. Umutipe baramubwira ati oh you are looking good, you are looking beautiful, ati uri kugaragara neza rwose, ako gakanzu karakubereye. Umukobwa nawe ati rwose nanjye ndi kubona ntacyo gatwaye, nta kibazo, nakishimiye, nagakunze, ntacyo bitwaye, nakambara ubu ngubu nkaba nagenda. Umukobwa hano ahita abaza umuhungu wacu ati none se aka gakanzu nangahe ngo mbashe kuba nakakwishura, dore ko ndi kubona agahenze. Ati umusore nawe ati oh nta kibazo rwose, ibyo ngibyo naribi wakwigendera, ntacyo bitwaye, amafaranga yo nta kibazo. Nuko umukobwa bamubwiye ati ngo ati nta kwigendera, ati rwose wagenda nta kibazo rwose cy'amafaranga, ibi nubyitewe. Nuko umukobwa yamubwiye ati ni gutyo ushaka kugira umushahara wawe se w'ukwezi uwunguriramo ikanzu? Ati uri umugabo w'umukene, uri umukene rwose. Umutipe nawe baramubwiye ati oh ati nubwo ndi umukene ariko ntagikuraho ko ndi umugabo. Umusore rwose nawe nyine yihagararaho kimwe nyine nk'abandi basore bose. Nuko umukobwa avuga ati okay reka nigendere niba udashatse ko nkwishyura. Nuko umukobwa akigera abarabuze ati oh sorry akanya gatoya rwose, ati amazina yawe ubundi amazina yawe ni ayahe, bakwita nde? Nuko umutipe rwose ahita amubwira ati nitwa Kesi. Ati Kesi Kizi. Ni umukobwa uri kuvuga. Umuhungu aramubwira ati wamamagara Kesi nta kibazo. Nuko umukobwa rwose ahita amubwira ati oh wanyihanganira ku myitwarire rwose mibi nakugizeho, ntago byari ibintu byiza na gato. Nuko umutipe nawe aramubwira ati ibyo nta kibazo, yari amakosa yanjye, ninjye wagukoreye amakosa, ninjye wakumenya icyo kunywa. Nuko umukobwa aramubwira ati rwose nakishimiye ko twazahura undi munsi, nakishimiye ko twamenyana rwose birushijeho, wenda tukareba ukuntu twaganira. Nuko umutipe amubwira ati rwose ibyo nta kibazo, ngiye nkorera ahangaha igihe cyose wanshaka wambonera ahangaha.
nuko rwose byagenze. uwo ni umukobwa wa mbere, nuko bahuye muri ubwo buryo, bahuye rwose bamumenyeho icyo kunywa, nuko bahita baba inshuti muri ako kanya rwose. Hano ku mukobwa wa kabiri bahise batwereka uyu mukobwa uri ahangaha asa nk'aho imodoka yamupfiriyeho mu nzira rwose, yari ari mu rugendo imodoka ibasha kuba yamupfira mu nzira, nuko ahagarara ahangaha yabuze uko abigenza. Ari kuri telefone ari gusa nk'aho ahamagara umuntu runaka, ariko uwo muntu maybe ntabwo biri gukunda. Rutipe rwacu rwose, umusore wacu nawe yanyuze aho ngaho muri iyo nzira rwose umukobwa umwe imodoka yapfiriyeho, nuko baramubwira ati ready, ati madamu bimeze bite? umukobwa nawe ati bimeze bite? nuko umusore baramubwira ati ese hano haba hari ikibazo ku buryo umuntu yabafasha? ati rwose imodoka yanjye yapfuye, ndi gukeka ko ari ignition yapfuye, ndi gukeka ko rwose ignition yari ifite ikibazo, kubera ko ntabwo imodoka irimo irahaka. Ignition ku bantu batazi imodoka, nko mu buzima busanzwe tubyoroheje kugira mubashe kubyumva, bavuga ko ari nk'ikibiriti cy'imodoka kugira ngo wenda imodoka ibashe kuba yakwaka, niyo bita rero ignition. kugira ngo imodoka ibashe kuba yakwaka haba hagombera iyo system ya ignition. uyu mukobwa rwose yahise abwira ati uyu mukobwa ati ignition yanjye yapfuye. umukobwa nawe baramubwira ati wabahamagaye umukanishi se? ati nabigerageje ariko byanze. ati haba ari ikibazo sindamutse nkufashije? ati ntacyo bitwaye, wagerageza niba hari icyo wamfashaho rwose tukareba ukuntu iki kibazo wenda cyakemuka. nuko rutipe bahita bamuhereza imfunguzo z'imodoka, abasha kuba yajya rwose mu modoka akareba niba hari ikibazo. nuko mu kugaruka yahise amubwira ati rwose ntabwo ikibazo cyari ignition, ahubwo ikibazo ndi kubona ari lighting. ese batiri yawe yabiri ahagana he? ati batiri yanjye rwose yirebe iri aho ngaho imbere. umukobwa yaramubwira ati rwose ni lighting, ikibazo ntabwo ari ignition. ati batiri yawe yes? ati batiri yanjye ni iyi ngiyi. tangira gukorogoshora kuri batiri. umukobwa yaramubwira ati turaza gukenera ibuye, haba hari ibuye wandusha? nuko rwose batangira kuzenguruka bari kureba ibuye. umukobwa aramubwira ati wareba ahangaha ku ruhande, aya yose ni amabuye rwose, ubwo wareba iryo urakenera akaba ari ryo uhitamo gukoresha. nuko umukobwa yahangaha rwose atangira kureba hirya no ku ruhande ashaka ibuye ibyo yakwifashisha kugira ngo abashe kuba yakora iyi modoka y'umukobwa yapfiriyeho. ari gutanga ubufasha uko bigaragara rwose. ni umutipe mwiza, ni umutipe ufasha abantu, ni umutipe rwose wigirira umutima wa kimuntu. yabonye umuntu rwose ari mu byago, agerageza uko yamufasha uko abishoboye. nuko umukobwa rwose ahangaha yahise amubwira ati ubu ngubu wagenda ukagerageza imodoka. ati imfunguzo zirati, reba imfunguzo nzisize aho ngaho mu modoka rwose, wagerageza ukareba niba byakunze. nuko umukobwa rwose nawe yahise agenda muri ako kanya, yahise agenda yihuta agenda mu modoka agiye kureba niba koko rutipe niba yamukoreye imodoka akaba yabasha kuba yavanga, kuko yahamagaye umukanishi we ntiyaza kumwitaba. yabigerageje inshuro nyinshi cyane, nuko umukanishi rwose ntiyamwitaba. muri ako kanya umukobwa yahise yatsa imodoka ati wow, birakunze rwose, birakunze, imodoka iri kwaka. nuko bose bahita bafunga ahangaha imbere kuri kapo rwose y'imodoka, bahita byegeka. umukobwa yari amaze gutunganya ikibazo, yari amaze rwose kuba yakora ku iyi modoka. nuko umukobwa yaramubwira ati ariko rwose waza kureba umukanishi wawe akabasha kuba yagufungira zino nsinga neza zo kuri batiri, kuko ntabwo zifunze neza, niyo mpamvu imodoka yawe itabashaga kwaka. nicyo kibazo cyari kirimo, ntabwo cyari ikibazo cya ignition, ahubwo cyari ikibazo cya lighting cyangwa se kuri batiri. nicyo kibazo imodoka yawe yari ifite. ati wareba umukanishi bose akazagufungira neza. nuko umukobwa ati ese ni gute wamenye ibi ngibi? ntabwo se nawe ufite imodoka yawe wenda niyo mpamvu ubimenye? umukobwa rwose nawe atambwira ati ibyo ngibyo ntubitindeho rwose, ibyo nta kibazo, ni long story mbikubwiye. ati yaba ari inkuru ndende buryo ki ibintu mbizi.
ati ariko nta kibazo cy'ingenzi nuko imodoka yawe yakoze. Muri ako kanya nuko umukobwa amubwira ati nose waza tukajyana ko ndi kubona urugendo rurimo aribwo nanjye ndimo kuri kwerekeza imbere, waza nkaguha lift. Nuko umukobwa rwose ahita afungura imodoka arinjira umukoboyi kuba barajyanye. Filime yacu rwose ikomereza ku nzu nziza iri aho ngaho, ni mu Ngagari hamwe aho bita rwose mu Gikoma cya Avoka, nawe urabibona ni inzu nziza iri aha ngaha, ni mu rugo rumwe cyangwa urundi. Hano hari umukobwa mwiza, ni wa mukobwa twatangiranye filime rwose bamumenaho icyo kunywa, n'uyu nguyu rwose ari aha ngaha yicaye. Haje undi mushiki we rwose aramubwira ati mushiki wanjye bimeze bite, ati rwose uyu munsi ngiye kuguhereza inkuru, ngiye kuguhereza rwose inkuru z'akataraboneka, ni inkuru zishyushye ziri kugurishwa, urabanza ungurire. nawe urabizi nyine by'abakobwa uburyo ki baba baganira, uburyo ki rwose baba bari kuganira. Ati uyu munsi rwose nahuye n'umukoboyi nangwa se n'umusore mwiza cyane w'agatangaza w'akataraboneka. Ati uwo musore si mwahuye n'indera, ngo ni mushiki we uri kumubaza. Ati uwo muhungu ninde ndi kumva yagariye, kandi rwose nzi ko sheri wawe Mike rwose ukimufite. Ati witinda kuri Mike buriya se, Mike buriya ntukamunyibutse, Mike yankoreye ibintu bibi cyane, Mike rwose ntago ari umwana mwiza. Ati uwo mukoboyi wese none uramwizeye we ko ari umwana mwiza? Ati rwose nkurikije ko namubonye ni umuntu mwiza, arafasha, afite umutima mwiza wa kimuntu rwose uko namubonye. Nuko muri ako kanya bahise batwereka umukoboyi rwose uri aha ngaha ari kugira ukuntu yifasha, ari kugira ukuntu yigenza, nyine bimwe by'abantu bakuru. Nuko muri ako kanya umukobwa yahise amwinjirana. Ati Mike, nuko rwose rutipe nawe yahise ava aho ngaho rwose yihuta cyane, asa nk'umuntu bobaguye igitimu, nyine nawe urabibona umuntu ari guca inyuma umukunzi we. Ati rwose uri umwanda, ntabwo natekereza ko wankora ibi ngibi. ni umukobwa wari urimo kwibuka ibintu byo Mike rwose yamukoreye. Ati wisheri we rwose Mike ni ibi ngibi rwose yankoreraga. Nuko nyine mushiki we yari ari kumubaza ati nose uwo nguwo bari uwo musore mwahuye we ni ikihe cyizere rwose ufite cyo ko we atazagukorera ibintu nk'ibyo ngibyo? Ati rwose uwo ndamwizeye ntabwo yankorera ibi ngibi. Nuko n'uyu nguyu nahita amubwira ati ariko nanjye uranyibukije, hari umuhanda Samu rwose nahuye nawe kwa uno munsi, hari umusore nahuye nawe mwiza w'imico myiza rwose witonda. Ati nahuye nawe imodoka yari yampfiriyeho mu nzira, nuko abasha kuba yamfasha, ariko rwose nabonye ari umutipe mwiza, nabonye ari umutipe rwose usa nkaho umuntu aramutse akundanye nawe ibintu byagenda neza. Abakobwa bose babaranye inkuru rwose, umwe abwiye undi ukuntu byagenze, ukuntu yahuye n'urutipe. Kumbe rutipe bari kuvuga ni wa musore wacu Kesi. Ntabwo bazi ko rwose umuhungu bari kuvuga bose, umuhungu wose bari kuganiraho ari umusore umwe. Ese bibuze kugenda ute? Rwose agafilime kacu. Nuko umukobwa yahise abwira ati mushiki we ati rwose amahirwe masa n'uwo musore wawe rwose mwahuye. Ati ndigendeye, ati reka ngende ndebe ko nabasha kwimeza neza, dore umunsi wose rwose niriwe harashyushye, reka ngende kuba nafata dushe nkareba uburyo ki nakwiyitaho nkamera neza. Umukobwa wacu rwose nawe yasigaye aha ngaha bitekerezaho. Ati mana yanjye we, muri ako kanya rwose ibyacu ntibitinda, murabizi bya filime rwose ntabwo bijya bitinzamo. Rutipe ari aha ngaha yasohokanye n'umukobwa umwe muri ba bakobwa rwose bacu. Nuko aha ngaha rwose uri kubibona bagoye inzabuti, barimo baraganira gake gakeya, barushaho kumenyana, barushaho kureba ibyo ari byo. Nuko muri ako kanya umukobwa ahita abaza umuhungu ati ese
Kesi ukora iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ukora iki mu buzima nyine? Amubaza akazi, amubaza amakuru y'akazi ke. Nuko umukoboyi nawe ahita amubwira ati rwose muri iyi minsi nta kazi mfite, kuko kampani nakoragamo akazi kaje kuba kahagarara. Nuko rwose nyine akazi karabura. Ati ndi kugerageza, ndi kureba ko nashaka ahandi hantu ho nakora akazi kugira ngo ubuzima bubashe kuba bwakomeza. Ati ati hari inshuti yanjye rwose mfite, ati ifite papa w'umubiliyoneri, akora rwose, afite kampani. Ati nose ukora iki? Ati ngende umwenjeniyeri ubundi mu buzima busanzwe. Ati good. Ati rwose niyo nshuti yanjye rwose bafite kampani nini cyane, ni y'abenjeniyeri ikora ibintu by'ubwubatsi, bagenda bubaka amazu mwabona umujyi wacu ahantu hagiye hatandukanye. Namukubariza nkareba rero uko rwose baguhamo akazi. Umutipa baramubwira ati sure. Ati yego rwose ntabikora. Hari impamvu se idahari? Niba umbwiye ko udafite akazi, hari ikibazo ndamutse nkurangiye ahantu wakora akazi, hari icyo bitwaye? Ati umukobwa aramubwira ati ntekereza ko nta kibazo. Umutipa ati ndatekereza ko ari nta kibazo, ni ibintu byiza cyane rwose, waba umfashije ndamutse mbonye akazi rwose. Nuko umukobwa baramubwira ati okay, nta kibazo rwose, ndi buze kukubariza uwo mukoboyi tuziranye. Nuko umutipe nawe aramushimira, ataramubwira ati rwose waba ukoze, wamfashije, dore rwose iminsi meze nabi, nawe urabizi ubushomeri. Ati wibitinda rwose, nanjye ndabizi uburyo ki ubushomeri buba bumeze. Hano agafilime kacu gakomereza ahangaha, ni hahandi ho twatangiriye filime rwose, ni muri ya resitora cyangwa se bare twatangireho ya filime. Iyi filime yacu wa mukobwa yinjira ahangaha, the same yaraje rwose ahinjira ahangaha, bakubitanye n'uyu mugabo uri ahangaha. Nuko umukobwa nawe ati muraho neza. Umugabo uri ahangaha ati muraho neza madamu. Ati twabafasha gute se? Ati narindi ahangaha, hari umuntu narindi gushaka, mwandangira rwose niba harimo kamumbwira. Nuko umugabo uri ahangaha baramubwira ati uri gushaka ndetse? Ati ndi gushaka Mike, Kesi. Kesi ari gushaka. Ati Kesi? Ati Kesi rwose nawe uri ahangaha? Ati Kesi ntago akibarizwa ahangaha, yarahavuye. Ati mwaramwirukanye se? Ati oya. Ati niwe wijyanye rwose, yarasezeye, yanditse ibaruwa rwose isezera, tubona aragiye, gushobora gusanga yarabonye akandi kazi. Ati urasobanura ko Kesi atari ahangaha? Ati rwose nawe uhari, yarahavuye, yacize igihe agiye. Wa mukobwa yaragarutse, yaraje kureba rwose rutipe ngo babashe kuba bamenyana, babashe kuba yamenya ese ni muntu ki, ko twabonye rwose yamwishimiye. Nuko baramubwiye ko Kesi rwose atakibarizwa ahangaha. Nuko umukobwa ageze ahangaha agisohoka, abamubwiye umugabo ati umugabo sorry to bother you, ati munyihanganire kukubangamira. Ati ariko se niba nta kibazo, niba ntacyo bitwaye, nababaza mwama makuru make ku byerekeye Kesi? Ati nta kibazo. Ako se uri umupolisi kuri kumbaza ibintu byinshi? Ati hoya ntabwo ndi umupolisi rwose. Ati ndi inshuti ye bisanzwe. Ewe okay, ni uri inshuti ye, ntuzi kubera iki utafite rwose nimero? Ati nibwo twari tumenyanye vuba, twahuriye ahangaha rwose, ntabwo nigeze mbasha kuba nafata nimero ye, niyo mpamvu rwose nari ngarutse ahangaha ngo ndebe ko twahura. Ati okay, nta kibazo, noneho zana telefone yawe rwose mbashe kuba naguha nimero ye, mbashe kuba naguhereza nimero ye. Ubwo uraza kuba wamuvugisha, umuhamagare, umubwire muvugane, mupange, niba mufite guhura muhure, niba uri inshuti. Nuko umukobwa ahita akoramo rwose telefone ye, bagiye kuba bamuha nimero za rutipe rwose Kesi, ngo babashe kuba bamuhura nawe, abashe kuba yamuvugisha. Yaraje ahangaha kugira ngo rwose abashe kuba yahura na Kesi, ariko asanze rutipe nawe uhari, asanze rutipe rwose atakibarizwa ahangaha, ngo yarigendeye. Kumbe rutipe asohokanye na wa mukoboyi wundi rwose, na wa mukobwa wundi wo bahuye ku modoka yari yapfuye.
nuko ahangaha rwose ibiganiro birimo biragenda, uri kubona bari guseka rwose bamenyanye. Umukobwa ari kugenda amuganira ati ese sheri wawe, ati nta mukunzi ufite? Ati nta mukunzi mfite. Ati sheri wawe byagenze ute? Mubwira ati rwose sheri wanjye ukuntu twatandukanye byari ibintu bibi cyane rwose nataba nshaka kwibuka. Muri ako kanya telefone y'umukoboyi rwose yahise isona aho ngaho ho bari bicaye, nuko abaza umukobwa bari kumwe ati ese nakwitaba telefone nta kibazo? Ati oh sure nta kibazo rwose wayitaba. Ati okay reka mvugane n'uyu muntu numve icyo ari kumpamagarira, numve icyo ari kumbwira. Nuko muri ako kanya umukobwa yahise afata telefone ati hello, ko kumva ijwi ry'umukobwa ati hello, kumbe ni wa mukobwa wasabye nimero ye. Ati hi mumeze ute? Ati ninde ko natakumenye? Ati ne Emar. Ati wa mukobwa rwose mwahure kuri resitora ukamumenaho icyo kunywa, ni njyewe wari waje kukureba kuri resitora aho wakoraga ariko bambwiye ko utari hari. Ati oh ntago mari narahavuye rwose ntago nyikihakorera. Ati bimeze ute se? Rwose nifuzaga ko twahura uno munsi utari warenga, niba byashoboka wambwira tugahura ubundi tukareba ukuntu twaganira. Nuko umukoboyi rwose aramubwira ati ntago biri bukunde kuko hari ahantu hondi rwose ntago uyu munsi biri bubashe kuba byakunda ko twahura. Ku mukobwa aramubaje ati oh okay ni sawa nta kibazo. Ati nose ufite akanya ryari ko nari nshaka ngo duhure ngo tuganira? Ati rero n'iyi minsi rwose biragoye, atari ko twabipanga tugapanga ukuntu twahura nta kibazo, tukareba ukuntu twahura ntacyo bitwaye nanjye nabyishimira. Nuko umukobwa amubwira ati okay ndahari rwose, ubwo nuzabona akanya uzampamagara umbwire. Ati oh nta kibazo noneho. Nuko umukobwa baramusezeye aramubwira ati rwose sawa bye, noneho mugira ibihe byiza kandi rwose mbifurije kugira umunsi mwiza. Umutipe nawe aramubwira ati sawa rwose namwe murabeho, naho ikindi gihe tuzabavugisha. Nuko rwose byagenze, umukobwa wa mukobwa wundi aramuhamagaye rwose kandi ari kumwe n'undi mukobwa ahangaha. Iby'abakobwa nawe murabizi, umukobwa ahangaha ahita amubwira ati niba nakubangamiye se nakubaza yarinde mwari muri kuvugana? Nuko umukobwa rwose mu ijwi rituje aramubwira ati oh uyu yari umukiriya wa niho twari turi kuvugana. Ati okay niba yari umukiriya ntacyo bitwaye. Ati se hari icyo bigutwaye kukubaza? Ati umukobwa ati hoya ntacyo bintwaye rwose. Ati noneho cheers ku buzima bwacu, reka twisangirire ibyo ngibyo rwose tube twanabireka. Rwose baterana cheers rwose. Ati ku buzima bwacu, ku buzima bwacu. Urabona ahangaha rwose ibintu byaryoshye byagenze neza, batugarura muri rwa rugo rumwe. Nuko hano rwose wa mukobwa ari ahangaha rwose, ni wa mukobwa twahuye nawe rwose twatangiranye filime bamumenaho icyo kunywa. Nuko ahangaha hari wa mutipe rwose, niba ari sheri we niba ari inde, niba ari yari sheri we, ariko ibintu byaje kugenda nabi, ibintu byagenze nabi rwose. namwe mwarabibonye ukuntu umukoboyi rwose bamufashe bari kumuca inyuma, ari guca inyuma uno mukobwa. Nuko umukoboyi akomeza ahangaha ati rwose sheri wambabarira rwose, zari inzoga zari zankoresheje, ni inzoga zari ziri kunkoresha rwose, ntabwo yari ari ngewe. Nuko umukobwa hano aramubwira ati hoya ntabwo nabyemera rwose, ntabwo nakwemera kugumana nawe. Abagabo mwese sinzi impamvu muvuga ngo ni inzoga, ngo ni inzoga, ngo inzoga ngo nizo zabakoresheje ngo ibintu nka biriya. Ati rwose Mike nawe reba, naguhaye ibintu byanjye byose, narakuzanye nagukuye ku muhanda. Ati ariko ubundi wibuka ko ahangaha ari mu nzu yanjye? Ati wibuka ko rwose ahangaha ari mu nzu yanjye? Ati rwose ndabyibuka. Ati ariko wambabarira ntago bizongera kubaho. Ati ho yanjye ndabirambiwe rwose, naguhaye umutima wanjye, naguhaye ibintu byanjye byose, ariko wowe ntago wabashije kunyumva, ntago wowe wabashije kuba rwose wampa agaciro ngo ubashe kunyubaha,
nyamaze ngiye naguhaye ibintu byanjye byose. Nuko umukobwa baramubwira ati ubundi ndavuze ati sohoka ahangaha rwose, ntago nyigukeneye mu buzima bwanjye, ntago nyigukeneye no mu nzu yanjye. Kumbe rutipe ahantu yabaga kwa uno mukobwa rwose ni inzu y'aba bakobwa niho biberamo rwose, yayibagamo. Nuko namuca inyuma mu nzu ye rwose, kandi baramucumbikiye ibintu bitari byiza cyane, ibintu rwose ibintu bitari buze kuba byiza cyane. Umukoboyi rwose bahise bamufukuza aho ngaho, nuko bahise bamwirukana mu gasuzuguro kenshi cyane, ati rwose genda mvira ahangaha rwose, ntago nyishaka kubonana nawe, ntago nyishaka kukubona mu maso, ati mvira ahangaha ntuzongere no kugaruka ahangaha rwose, ndakwirukanye umve mu maso. Umukoboyi rwose muri ako kanya bahise bamwirukana, ati sohoka. Nuko haza akaririmbo muri filime yacu kari kuvuga ati ese bigenda bite iyo uwo wakundaga umuhaye umutima wawe ukamuha ibyawe byose, ariko we ntabiha agaciro, ntabashe kumva uburyo ki umukunda, akabyirengagiza, akanga, akanaguca inyuma, nangwa se akaguhemukira. Ati umutima wanjye urashenjaguritse, umutima wanjye urababaye, ati maybe wenda hari ntabwo nzongera gukunda, kuko abo nizera bose, abo nizera nkabaha icyizere, nkabaha ibyanjye byose, niba usanga rwose bamemukiye, ugasanga barantengushye. Niko akaririmbo rwose kacu karimo karatubwira ahangaha. Muri ako kanya hahise haza imodoka rwose, ni baba jene bacu, ni babandi rwose bari basohokanye, bahise baza ahangaha rwose, bari mu modoka barimo baraganira. Umukobwa yahise avuga ati rwose merci, ati murakoze cyane rwose, murakoze kungeza ahangaha. Nuko umukobwa baramubwira ati oh wait, ati ese hari icyo bitwaye ubundi ndamutse nje nkagusura nkareba ahantu utuye? Ati umutipe atangira kurya indimi, ati birakubangamiye se? Ati nshaka nyine kureba ahantu utuye kugira ngo n'ubutaha ningaruka rwose nzahite nza rwose, ntabanje kuba nayoboza mite nza rwose. Ati ndikumva nta kibazo, ntacyo bitwaye. Nuko umukobwa ati okay, niba rwose ubishaka ntacyo bitwaye, ati twagenda, dore nahangaha imbere rwose niho ntuye, ni mwa kino gipangu, ubwo twakomeza ukareba ahantu ho ntuye ukinjira mu nzu nta kibazo. Nuko umukobwa rwose yahise yakira rwose umukobwa n'umwisabiye ngo bagiye kuba baba mu nzu, agiye kumwereka ahantu umutipe aba, ngo ubutaha nyine naza kumusura ngo atazayoboza rwose. Nuko rwose ibyacu ntibitinda, bahise binjira mu nzu. Umukobwa ati rwose urakaza neza rwose, ahangaha niho nibera, ahangaha niho ntuye, ati niyo nzu yanjye mbamo tu. Nuko umukobwa ati ni heza cyane rwose, ndahakunze, harimo imitako myiza cyane. Ati kino gishushanyo kiri hano rwose ninde wakigushushanyirije? Ati ndagikunze cyane, kiri gusa neza, kirasa neza rwose, utuye ahantu heza. Nuko umukobwa rwose yavuze bisa nkaho yishimiye rwose ahantu hono Kesi atuye. N'uyu mukobwa wacu bamwita Kesi, niko rwose bamwise. Uyu mukobwa we rwose bamwita Suzana, ni Suzana uri ahangaha yaje gusura uno mukoboyi. Ati rwose ubutaha naza kumusura atazayoberwa ahantu uno umukoboyi yatuye, ngo aze kuba yaza ngo ari kuyoboza, ngo kandi ngo ari inshuti bamaze kumenyana, ngo ibintu rwose bitari byiza cyane ku muntu babaye inshuti. Nuko umukoboyi baramubwira ati ariko sorry, munyihanganire rwose, mumbabarire ntabwo twabakiye. Ati twabakiza iki se? Ati ngo ushaka kunyakira se? Ati yego turabakira rwose nta kibazo. Ati mufite kese? Ati buri kimwe cyose mwifuza ngo kirahari rwose nta kibazo. Umukobwa nawe baramubwira ati ngo uri shwasi yuko ngo amereza buri kimwe nshaka. Nuko umukobwa nawe aramubwira ati
yego nawe ikiguhereza ngo bitewe, ati bitewe n'iki se, ati nyine bitewe n'icyo usabye, ati birashoboka twakibahereza, ati ok, ngo noneho unganyigera. Nuko umukobwa yatangiye kureshya umuhungu rwose, umutipe wacu ahangaha. Nuko rwose umukobwa nyine nawe uri kubona hari ukuntu nyine ashaka iki n'iki, nawe urabibona, ntabwo muri abantu bakuru, kuko ari kugenda amubwira ati nose ngo ndamutse nkusabye, nyine nawe urabyumva umuntu mukuru, ati ndamutse se unsabye iki, ati nkubwiye ngo nshaka kugusoma se wabyemera, ati ngo, ati ariko nyegera, ati wanyegera ariko uri kubona ndi umukobwa mubi, ati hoya ntabwo uri umukobwa mubi rwose, ntabwo ari cyo bisobanura. Ati muri ako kanya rwose umukobwa yahise atangira gusoma umuhungu wacu ahangaha. Urebe ni umukobwa rwose wiyizanye, ni umukobwa wizanye ahangaha rwose, atangira gusoma umusore wacu, ati rwose, ati wajya kunyereka ubundi ahantu hatuye, niho wamwisabiye kuza kumwereka ahantu hatuye. Nuko umukobwa ahangaha rwose yahise amwiyaka. Nuko umukobwa ati wati niki, ati ntabwo bikunze se, ntabwo bikunze ngo tube twakomeza, ati ninde ubikubwiye se. Nuko umukobwa ahubwo yahise akurura umukobwa rwose, nawe asa nk'umuntu ugiye gufatiraho rwose. Nuko ibyacu rwose ni ibyo ngibyo, naho ngaho rwose batangiye kugira ibintu bakurikirana gake gake, nawe uri kubibona. Ni umunsi wa kabiri bari bahuye umunsi wa mbere rwose imodoka yamupfiriyeho, imodoka rwose yabasha kumupfiraho mu nzira. Nuko umutipe barayimukoreye, agafilime kacu n'ibitinda, nawe urabibona rwose, inkweto ziri aho ngaho ziri hasi, barabikwereka byose. Nawe nyine ahantu hagize ikintu cyabaye nyine nawe ntabwo biyoberwa, ahantu uri kubona nyine hari ikintu cyabaye, hari akantu kabaye, hari akantu rwose kabashije kuba kabera ahangaha. Umukobwa n'uwo nguwo ni mwiza koko rwose, umukobwa rwose ni ikibuki, nawe rwose urimo urareba inzobe, ni igitomati, ni igisupusupu, ni igisukari majyana, umugani wa mukobwa rwose wabiririmbye. Nuko muri ako kanya umutipe rwose nawe ari ahangaha, yumvisha hari uwari uri gukomanga ku muryango, hari umuntu urimo urakomanga ku muryango, ni mwa yino nzu. Uyu mutipe rwose nuko yahise abyuka, asa nk'ubyuka agiye kureba umuntu uri gukomanga. Umukobwa n'uwo nguwo rwose bararanye rwose, ibintu byaje kuba byagenda nyine uko babyifuzaga bombi. Nibwo bwa kabiri bari bahuye, bisa nkaho rwose abangaba ko ari babiri baje kuba bakundana nangwa se biyumvanamo, ubundi ibintu byose rwose bigenda uko babyifuzaga. Uwo mutipe rwose ni umukobwa umwe batweretse, hari n'undi mukobwa wa kabiri nawe wamuhamagaye, kandi abakobwa rwose baravukana, ni abakobwa babiri bavukana. Filime bayise abavandimwe batatu, ni abavandimwe batatu bakunze umuhungu umwe, ariko rwose batazi ko bose bisanze bakunze umuhungu nangwa se umusore umwe ahangaha. Umukobwa rwose muri ako kanya nawe yahise yicura arakanguka, nuko muri ako kanya rwose ahita abyuka. Nawe rwose uri kubibona arananiwe cyane. Muri ako kanya nawe yahise yibyukira rwose areba ukuntu ibintu byifashe. Umutipe we yabyutse kare, hari umuntu wakomangaga ku muryango, areba uburyo ki yajya kureba uwo muntu uri gukomanga ku muryango, akabasha kuba yamufungurira, ubundi akareba ngo ese ninde uri gukomangira uyu mutipe uri ahangaha. Umukobwa nawe muri ako kanya ntabwo rwose ibyacu bitinda, yahise abyuka yifatira imyenda ye rwose, atangira kuba yakwambara gake gakeya, burampora bunyibunyi, atangira kureba uburyo ki yataha yava ahangaha, kuko hano ntabwo ari hatuye, ahubwo hano umuhungu rwose wacu Kesi niho yituriye, niho abashije kuba yacumbika. Muri ako kanya rwose
umuhungu wacu ahise amanuka ajya kureba umuntu uri gukomanga hano ku muryango, urimo urakomanga cyane. Ati ese ninde uri gukomanga gutya, ninde uri gukomanga? Kuko umuntu uri gukomanga hano rwose arimo arakomangana n'urusaku rwinshi cyane. Muri ako kanya ahise hinjira umusaza ufite amahane. Ati rwose ngenda birambiwe. Ati ibike? Ati mwaramutse banyakuba. Ati mwaramutse iki rwose? Bisa nkaho rwose uyu musaza yaje ariko afite amahane. Ati ariko bizagenda ute? Ati amafaranga yanjye kutari kuyama. Kumbe Rutipe rwose ahangaha baje kumwishyuza. Ati ariko ndi kugusaba igihe gito y'amafaranga yawe nkayago. Ati reka ntago bishoboka. Ati rwose ngewe ibi bintu ndabirambiwe. Ati ni gute umara amezi 3 utari wishyura inzu yanjye? Kumbe rwose ahangaha ni Nyiribyondo yaje guteza ingaro umukoboyi wacu uri ahangaha. Ati amaze amezi 3 atishyura. Ati ariko urabizi akazi karahagaze kandi imbere nakwishyuraga neza. Ati reka ibyo ngibyo ntago mzumva. Ati rwose nuko ubu ngubu ibintu byagenze nabi, kampani rwose akazi kagahagarara. Ati ariko urabizi mbere nakwishyuraga neza. Ati ibyo bya mbere rwose nari umugabo ntabwo ihabwa intebe. Ati niba udashoboye kunyishyura rwose, niba udashoboye kumpa amafaranga yanjye, ati urasohoka rwose mu inzu yanjye rwose. Ati ngiye nguhaye amasaha 28, nguhaye umunsi umwe gusa, ni amasaha 28 nguhaye, mu gihe utari wabasha kunyishyura amafaranga yanjye, mu gihe natari nabona amafaranga yanjye y'inzu yanjye. Ati rwose usohoke nangwa se nze ngusohore mu nzu yanjye, rwose ndagusohora hanze ubundi ninjiza abantu babasha kunyishyura inzu yanjye umunsi umwe rwose, amasaha 28. Niko umugabo hano yasubiye ati nguhaye amasaha 28 rwose kuba wanyishyuye amafaranga yanjye y'inzu, bitaba ibyo ubundi rwose ukabasha kuba wasohoka, kuko ngenda birambiwe, ntago namara amezi 3 utari wanyishyura inzu yanjye kandi uyibamo. Ati rwose ubyibuke ubizirikane, nguhaye umunsi umwe na amasaha 28, amasaha 28 rwose ntarangira utari wanyishyura. Ati rwose ndakwirukana mu nzu yanjye. Kumbe rwose umuhungu ari ahangaha rwose ibintu biri kugenda nabi, akazi barakabuze. Bisa nkaho rwose Rutipe yavuye mu kazi akajya muri ka restaurant, maybe wenda niho yarabonye akazi muri ako kanya akaba ari gukora, naho yarahavuye, twabonye ko yahavuye. Nuko muri ako kanya wa mukobwa nawe rwose ahita amanuka, ahita azahangaha. Nuko umukobwa yabaramubwira ati ati natekereje ko wari uri mu buriri. Ati rwose hoya nabyutse. Ati cyari igihe cyo kugenda, numvishe rwose nshaka kugenda. Nuko Umutipe aramubwira ati ese wakwitonda nkaba nagukorera ibya mu gitondo before yo kugenda se? Ati hoya nta kibazo ndabasha kwiyitaho. Nuko umukobwa aramubwira ati ese hano hari ikihe kibazo uko numvishe mwari muri gusakuza cyane? Nuko umukobwa yabaramubwira ati nta kibazo cyari kiri hano, nta kibazo rwose cyari kiraha, ibintu byose ni mu buryo. Nuko nyine umukobwa nyine ntabwo yashatse kwereka rwose uyu baby nangwa se uyu mukobwa bararanye ikibazo rwose cyari kiri hano. Nuko umukobwa baramubwira ati ngushatse rwose wambwira. Ati ese uriya yarari Nyirinzu? Ati ngushatse kuvuga yuko se watwumvishe, ushatse kuvuga ko njye nawe uriya musaza twari turi kuvugana ibintu twavuganye wabyumvishe? Ati umukobwa rwose ati yego nabyumvisha. Ati watwumvirizaga? Ati ntago nabumvirizaga. Ati mwavugiraga cyane hejuru rwose, mwasakuzaga cyane. Ati buri umwe wese n'utari hano rwose n'utabyitayeho yabasha kuba yabyumva, yabasha kuba yakumva ibintu mwavuganaga rwose, kuko mwavugiraga hejuru. Nuko rwose umukobwa yaramubwira ati ariko ndibuze kubyita. Ati akazi nkuko nabikubwiye karahagaze, nuko amafaranga y'inzu arabura, ariko ndaza kureba uburyo kinabihandoringa nkaza kuba nakwishyura n'umusaza amafaranga. Nuko umukobwa baramubaje ati ubundi se hano wishyura ubundi nangahe umurimo? Ati uyu mukobwa baramubwira ati ni 1,000,000 y'amanayira.
ati ni miliyoni imwe y'amanayira. Ahangaha mwibutse ko ari muri Nigeria rwose, amanayira ni amafaranga akoreshwa muri Nigeria. Ati miliyoni imwe rwose niyo murimo uriya musaza, ati kugira ngo mbashe kuba namwishyura ubundi ibintu bigende neza. Ati miliyoni imwe, ati reka ndebe hano, reka ndebe ahangaha niba ari miliyoni imwe. Nuko umukobwa hano rwose asa nk'ubwiye ati ariko reka mbireke, ati ndibuze kuguhereza amafaranga, ndaza kukohereza iyo miliyoni tubashe kuba wakwishyura uriya musaza ubundi ikibazo mufitanye gikemuke. Ati shuwa, ati yego ndabikora. Ati ntabwo uraba wigoye se? Nuko umukobwa yahise abwira umukobwa ati oya nta kibazo, se turi inshuti se? Ati nta kibazo rwose, ntabwo ndaba nigoye, ibyo ntubitinde. Nuko umukobwa yahita ashimira umukobwa, aramubwira ati merci, murakoze rwose kumfasha. Ati nta kibazo. Alright, agace kacu nahangaha tukarangirije. Ni abavandimwe batatu basanze bakunze umusore umwe. Kino ni igice cya mbere, ubwo muri buze kumbwira muri comment dukone n'icya kabiri.